nubwo iturinze ngo dukwiriye kwinira tukisuzuma ngo kuko yongeye kuduha amahirwe yo kwitekerezaho. Bavandimwe, nzi ko bamwe mutemera iby'umwuka wo guhanura, ariko iyo utemera ubuhanuzi uba wemera umwuka wa gipfumu pour entrer. Nuko biba bimeze. Utemera Imana abafite ibindi yemera, utemera abahanuzi abafite ibindi yemera. Nuko bimeze. Imana iturengere. Gusa nanone hari igihe Imana irwaza umuntu cyangwa se irwaza abantu, ikabagemurira, ikabaha ishinge kugira ngo badapfa. Amahoro y'Imana abane nawe nshuti y'umwami wacu Yesu Kristo, we dusangiye amakuba no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Ndakusuhuje, ndakuramukije, wiriwe cyangwa se bitewe naho uherereye mu gihugu icyo ari cyo cyose. Mudukurikirana mutari bakeya cyane, hanyuma turabibashimiye. Yesu abaho umugisha. Muri kumwe na Prophet Evode, umwana w'Imana musangiye ubwami no kujya muri Kristo Yesu tugana mu ijuru. Ndeka dusenge kuko mfite ubutumwa Imana yongeye gushyira ku mutima wanjye. Dufite byinshi byo kuvuga, ariko kandi biri mu bwiru bw'Imana, tukiri gusengera uko tubihawe, hanyuma Imana yatwemerera kubirekura tukabirekura. Reka rero dusenge tukugezeho iki Imana yaguteguriye wowe ubarizwa kuri Ratashye Ministère. Nagusezeranije ko utazigera ubura imvugo y'Imana mu gihe wakanze subscribers. Uzamenya ubwiru bw'Ubumana cyane, kandi Yesu azajya akomeza kukublessinga, kuko iyo wemeye umuhanuzi ufata ingororano z'abahanuzi. Mana urakoze, kuko uyu mumama, uyu mupapa, uyu mushiki wanjye, uyu murumuna wanjye, uyu mukuru wanjye, uyu mubyeyi wanjye dukurikiranye muri uyu mwanya, umuhaye agahe ko kugira ngo yumve icyo uvugana nawe mu izina rya Yesu. Benshi baratungurwa, ariko abawe wadusezeranije ko nta na kimwe kizaba utaduteguje, kandi ni byiza ko washyizeho uyu murongo wo kugira ngo abantu bumve ijwi ryawe mu izina rya Yesu. Urakoze ko ugiye kubana natwe. Nyashye imbaraga zose z'umwanzi, nyashye igitero cyose cya Satani cyahagurukira kurwanya kumenya Imana muri uyu mwanya. Imbaraga zijora, imbaraga zirwanya ibiva ku Mana, turazineterarije uyu mwanya. Dukubise hasi impaka n'ikintu cyose mu izina rya Yesu. Dufashe mpiri imigambi ya Satani, kuko uri Imana yumva gusenga. Ubane natwe, utugirire neza. Girira neza uyu muntu kirogoya y'umwanzi yatuma atangira iyi video y'ubutumwa ntayirangize. Iyo kirogoya nikurweho, kuko ibyo tugiye kuvuga biramureba nawe. Urakoze kubyumvise, ukabubanye natwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana iguha umugisha, kandi ikomeze kukwitaho mu bihe bisa n'ibingibi. Turisohoye mu gihe cy'amajune, ndetse kiri mu bwiru buri sataniste bukomeye cyane. Ariko nkuko natangiye mbikubwira, wowe udukurikiranye, ndashimira Imana. Kuki nshimira Imana? Nuko jye nawe Yesu yadusigiye isezerano ry'uko nta na kimwe kizabaho kitwihishe. Byose bizajya bijya ku karubanda kuba afite amaso y'umwuka. Haleluya. Iryo ni ishimwe rikomeye kandi ridasanzwe. Ntukwiriye kubifata nk'ibintu byoroheje, ntukwiriye kubifata nk'ibintu biri aho ngaho, ahubwo ugomba kumenya ko ibyavuzwe n'Imana byose bigomba gusohora.
bishobora gutinda ariko birasohora. Yesaya na Yeremiya n'abandi bagiye bahanura ko isi ibonye umucyo, abatuye isi bakaba bahawe umwana w'umuhungu kandi azitwa Yesu. Ubutware buzaba ku bitugu bye. Ariko abagabo babirinda bapfa batarabona Yesu, Yesu ataravuka. Ariko ntibyari bisobanuye ko Yesu atazavuka. Igihe cyarageze Yesu aravuka. Abo bagabo bamuhanuye baramaze gupfa. Ariko kandi nawe ageze igihe cyo gupfa, ageze ikuzimu, nibo ba mbere yakinguriye, kuko Satani yahoraga bashinyagurira. Abaza ngo Yesu mwahanuye ari he? Yesu mwavuze ari he? Umunsi umwe babona Yesu abasanze mu cyumba, arabakingurira kuko yari yamaze gufata ifunguzo z'urupfu na kuzimu azifite mu kiganza cye. Rero fite ibyiringiro bikomeye ko ibyo tuvuga bisohora. Ibyo ntibikuyeho ko isi n'abisi bahagurukiye kurwanya ubutumwa bwa Kristo, kuko iyo bavuze Kristo mu bisata afite harimo n'igisata cy'ubuhanuzi, kuko itorero ryubakiye ku ntumwa n'abahanuzi, intumwa n'abahanuzi. Rero ntibitangaje ko isi n'abisi n'abayikorera kubera amatwi ari kubarya, ntabwo bashaka kumva icyo Imana ivuga. Yemwe n'abanyamadini bamwe na bamwe bari mu murongo uri sataniste, muzabona hano bari kurwanya ubwoko bw'Imana. Abahanuzi nibashaka, nibabemera, nibazane proof, nibazane ibihamya, nibazane ibimenyetso by'ibyo bahanuye. Bene data, uwo ni umwuka wa gishitani, ntabwo ari umwuka uva ku Mana. Imana ntirwanyana, ubwami ntibwirwanya. Tubarizwa mu gisata cy'ubwami bw'Imana, abisi n'abayikorera nabo babarizwa mu gisata cy'ubwami bw'umwijima, aribwo buyobowe na Satani. Rero iyo uri kuvuga ngo ntushaka abahanuzi kandi ukavuga ko ushingiye ku ijambo ry'Imana, ntabwo iryo ari ijambo ry'Imana, ni ijambo rya Satani. Uko niko kuri, niko kuri. Icyakoze kuko birivuga ngo bafite ishusho yo kwera ariko bagahakana imbaraga z'Imana, bagaragara nk'abera ariko imirimo n'imikorere n'imivugire iragaragaza ko muri mu gisata cy'irimbukiro. Yesu abagirire neza. Turinginga ngo ubuntu bw'Imana bugere ku bantu, basobanukirwe ko tutahamagariwe kurwanyana, ahubwo twahamagariwe gufatana amaboko, kuko uguhiga ni uhiga ubugingo bwanjye. Yesu abagirire neza. Reka ngusuhuze rero wowe uri mu bihugu byo hanze, kuko mbona ko mudukurikira cyane ku bwinshi. Harimo abadukurikira mwicecekeye, harimo abadukurikira mukandika comments ko turi kumwe na. Iyo muri ko mutubwira ngo amavuta ni imbaraga z'Imana bitubeho, nukuri uwo mugisha mutwaturaho nubagirirweho karindwi mu izina rya Yesu. Abaduhamagara mugatinyuka mukaduhamagara,
Yesu abaha umugisha namwe muri intwari. Namenye ko Yesu yampishuriye ko hari n'abandi bantu badukurikirana bakora mu nzego zitandukanye ariko batadukurikirana kugira ngo barebe ko hari icyo badufatiraho ngo batugirire nabi, ahubwo badukurikirana kuko bemera Yesu mu ibanga. Yesu namwe yarabampishuriye, muhabwe umugisha, kandi ubwo ni ubutwari. Ibyo tuvuze mu nzego zitandukanye ni ku isi yose. Yesu abaho umugisha cyane. Natangiye mbibabwira, umuntu wemera umuhanuzi yakira ku ngororano z'abahanuzi. Umuntu utemera umuhanuzi ntiyemera umuhanuzi, ntabwo yakira ku ngororano z'abahanuzi. Abahanuzi ni abantu bazana amahoro ahantu hatari amahoro. Abahanuzi ni abantu bashobora kwinjira mu rugo iwawe. Iyo tuvuze abahanuzi muve muri bya bindi by'abatekamutwe na escroquerie, turavuga abana b'Imana ba nyabo. N'abantu baza iwawe warugiye gupfusha umwana, amahembe yamujwigirije, bagasiga umwana ahagaze, akaba ari nawe ubaherekeza. Ese abo bantu koko nabo kurwanya cyangwa nabo gushyigikira kugira ngo batugezeho biri ku mutima w'Imana? Ariko kuko isi yanduye, bamwe na bamwe binjiye ahantu cyangwa mwavuganye nabo babasigira ibikomere n'imibabaro idashira. Ariko nagira ngo tuvuge ko nubwo bimeze bityo, umuntu w'Imana azakomeza kuba uw'Imana. Nkunze kubwira abantu tuvugana, ikibi cyahozeho kizavaho Yesu agarutse. Mu gihe ataraza, urasabwa ubwenge bw'Imana. Uyu munsi nkoze ikiganiro sa n'umuntu utuje, ijambo kurindi, ijambo kuri gake gake gake. Kuko hano harimo n'impuguro zitandukanye, nahawe byinshi. Umuhanuzi n'ubuhanuzi bwahozeho. Imana ijya kurimbira Sodomu, yavuganye n'umugaragu wayo. Uwo mugaragu wayo yavuganye nawe atangariza abantu bari bahari. Arazenguruka aratangaza ngo Imana yavuganye nanjye ko imvura izagwa, ko isi izarimbuka. Abantu batari ko ako gasaza mwagakubise. Ariko ntibyatinze, imvura yaraguye, imwigwa ituruka mu butaka hasi, ifata ibiti irimbura imizi yabyo, aburiye ibiti barahanuka bikubita mu bizenga, abantu bamira nkeri, induru ziravuga, ariko abantu bari mu nkuge nta kintu babaye. Nshuti yanjye, kwicara nk'uko wicaye nanjye nkajora abavuga birashoboka, ariko hariho ibanga twamenye Kristo, twamenye imbaraga zirenze izuzi, twamenye ubutware bukomeye butegeka andi mami yose. Hari n'abazinga Imana yarananiwe, harimo n'abari gushinyagurira abashumba badafite isengero bahagarariye, harimo abari gushinyagurira abahanuzi basohowe mu madini kuko bahanura nyine by'ukuri, kandi imitima yarabaye akahebwe. Ntabwo ari ibyo bikwiriye, kuko Bibiliya iravuga ngo bazabasohora mu masinagogi, bazabirukankana, ngo ariko muzishimwe ngubwo bazabatuka babampora. Muri Matayo ibice 5, ngo kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru.
reka ho mareke nge muri message merutse guhishurirwa, ariko nari maze igihe mbabaye ndi kwibaza ese social media ku bantu babarizwa mu gisata cy'iyobokamana ni terambere gusa cyangwa iryo terambere rifite n'umwuka wa gishitani uriherekeje abantu bashobora kurangariramo bakagwa muri uwo mwobo. Imana inyereka aya mafaranga twakira yo kuri social media, bantu b'Imana aho uri hose, kandi ibintu bireba abanyafrika gusa, birareba wowe uri muri diaspora ariko ukaba ufite ushene unyuzaho ubutumwa bwawe. Buri kintu cyose giturutse mu ikoranabuhanga cyangwa kuri social media, impano zose tuhakirira. Mbona zimwe na zimwe nizo gusengera. Imana irambwira ngo mbwira abantu ngo buri kintu cyose wakiriye kivuye kuri iri koranabuhanga rya YouTube, umugisha wose uhanyuze, kuko twiyo twakiriye tubyita ko umugisha Imana iduhaye umugisha, kandi ni nabyo ibitu blessings. Ariko irambwira ngo dukwiriye kujya dusengera buri kintu cyose uhakiriye. Inshuti yanjye, nagize ko mbona abantu bakiriye yaba amafaranga yaba gift zitandukanye, ikosa ntabwo riri kuba bitanze, muze kunyumva neza, ahubwo nabonye Satani nawe ashiraho inkunga ye kugira ngo bikugereho bikuyaza ubwonko, utumurongo w'Imana, kuko utabaye maso ngo usengere iyo mpano, kuko utabaye maso ngo mbere yo gukoresha amafaranga ubanze uyasengere, winjiriwe n'umwuka nawe utazi, urarwana no kuva mu migozi ariko byaranze. Izo views nizo gusengera, ayo mafaranga yinjira muri account nayo gusengera. Arya ngo ntimushaka abahanuzi, hari igihe nyine aya mabanga muzabura bo kuyamena, mupfe murimbutse kubera imiburo mwayanze. Wowe aherereye hose ukoresha imbuga nkoranyambaga, ubarizwa mu gisata cy'iyobokamana, buri mpano yose wakira uhereye nona jya upfukama ugisengere. Ayo mafaranga jya upfukama uyasenge mbere yuko uyakoresha, kubera iki mu rusengero amaturo yose atuwe mbere yuko uyatura tuyasengera, na nyuma yuko uyatuye tuyasengera. Aba yaturutse ahantu hatandukanye, kuko ntabwo ujonjora ayo batuye na abo wemera nayo utemera. Oya, ni igiseke bashyiramo. Ukwiriye kujya usengera impano yose. Muri no minsi mujye mwihangana message nyisubiramo, kubera ko niko nabiyobowe, kuko Imana ishaka ko nta muntu uzagira ikireguro cyo kuvuga ngo urumva ngo sinamenye ngo sinumvise. Oya, jya usengera buri impano yose. Ishimira n'abantu
mwakira impano mbere y'uko muzikoresha, mukabanza kuduhamagara tukabanza kuzisengera mbere y'uko muzishyira ku mibiri yanyu na mbere y'uko mutangira kuzikoresha. Muri abahanga cyane, mufite ihishurirwa, mwari mwarantanze ihishurirwa rikomeye. Bintu sinajyaga mbyitaho, ariko ubwo nanjye hari impamvu nabyitayeho. Ijwi ry'Imana ryarankanguye kandi mbona ko ari ngombwa. Haleluya. Aho uherereye hose ubutumwa burakureba. Nutabyumva, cyewe mba namaze gutambutsa icyo ntambutse. Hari ibintu wakira ubwenge bw'abana bawe bugahita bugenda. Hari ibintu wakira utasenga ukabukoranye amasezerano na Satani. Hari ibintu wakira umurongo wari urimo ujya mu bwami, Satani agahita awuhindura, agahita kuganisha mu irimbukiro, mu mwobo. Murumva tudakwiriye gusenga bene data? Dukwiriye gusenga, dukwiriye guhamagara Imana, dukwiriye kwinginga Imana kugira ngo Imana ikomeze kubana natwe. Icya kabiri, ubutumwa bwa kabiri, nabonye ihema rinini ritwikiriye igihugu cy'u Rwanda. Iryo hema mbona ni rinini, ariko mwimbere mbona harimo abanyamasengesho bafashe inguni, bari gusenga bari muri iryo hema kugira ngo abantu bose binjire muri iryo hema. Iryo hema ryaraswagaho imyambi y'uburyo bwose, ariko nkabona imyambi iraswa kuri iryo hema iravunagurika. Numva ijwi ry'Imana rivuganye nanjye, ngitegereza urebe, mbona abantu benshi iryo hema barigiyemo rirabatwikiriye. Numva ijwi rimbwira ngo uyu mwaka wa 2025 ngo umbwirire abanyarwanda ko mbarinze ibiteye ubwoba. Ndinze amaso y'abanyarwanda kubona ibikomeye. Data arambwira ngo bavandimwe mu Rwanda, Imana iraturinze, atari uko turi beza, atari uko turi abakiranutsi, oya, tutaza kwikomanga mu gatuza tukagira ngo nuko twakoze ibishimwa n'Imana, ahubwo irambwira ngo ni kubw'ubuntu bwayo n'urukundo ikunda abanyarwanda. Aho sinjya mvuga byinshi, mvuga message ntambuka ngenda, ariko ahantu uri hose wacire kurindwa muri uyu mwaka, ibyo birahagije. Ibyo wundi ntabyo nzi, ariko muri uyu mwaka kandi nzi ko Imana igiyerekeza akanwa kanjye iyo ikanyuzemo ivugana n'abantu. Holasti elo pelosite ke evone mai show restance. Hallelujah. Ibintu byari bikomeye, ariko ijuru ribambye ihema. Ariko kandi Imana irambwira ngo nubwo iturinze, ngo dukwiriye kwinira tukisuzuma, ngo kuko yongeye kuduha amahirwe yo kwitekerezaho.
bavandimwe, nzi ko bamwe mutemera iby'umwuka wo guhanura, ariko iyo utemera ubuhanuzi uba wemera umwuka wa gipfumu pour entrer. Nuko biba bimeze. Utemera Imana abafite ibindi yemera, utemera abahanuzi abafite ibindi yemera. Nuko bimeze. Imana iturengere. Gusa nanone hari igihe Imana irwaza umuntu cyangwa se irwaza abantu, ikabagemurira, ikabaha ishinge kugira ngo badapfa, ariko nanone ikabarwaza inabarwaye. Murakoze. Message ya gatatu. Abantu musenge. Imana yarambwiye ngo abantu bari mu mikino, ngo kandi ikuzimu bo ntibari gukina namwe. Uyu mwaka utangira twababwiye ko ni umwaka urimo impfu zitandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, impanuka mu buryo butandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bamwe muti oya, ariko ntibibura kugaragara. Impamvu Imana yamwiye ngo abantu bari mu mikino, ndagira ngo nkubwire ko uwari uguhetse mu masengesho agiye kukururutsa wiheke, kubera ko imyambi igiye kuraswa ku banyamasengesho ni imyambi y'ubumara, ni imyambi y'umubi, ni imyambi ikakaye, ni imyambi umunyamasengesho azajya avuga ngo ni wowe nakoreye. Cyangwa urumva ko rero Imana ifite gahunda yo kukumpera imbaraga, wowe wahekwaga nawe ukigenza. Kubera iki? Kugira ngo muri iki gihe uzabona abantu bashyigikira uyu murimo dukora. Kandi bene da, uravuna, uratukwa, urangwa, urasuzugurwa, urakora ijoro n'amanywa ngo urebe ko wabona udufaranga two kujya urambikaho ibiganiro. Ariko ibyo ntawe ubiha agaciro usibye Data wo mu ijuru. Imana rero yarambwiye ngo kuko abantu batagifite gahunda yo gushyigikira abakozi bayo, ngo uwahekwaga agiye kwigenza, kandi sintekereza ko iryo hembe uzaryikuraho ngo bishoboke. Ibi birabasohoyeho nabyo. Wafataga telefone ugashakisha ahantu iri kuvugira, igiye kujya ivuga bike muri byinshi, kandi byizajya ivuga bikureba. Ni ngombwa ngo bisengere, kuko ngo abantu ngo mugiye gusenga ngo mumenye ko amasengesho nayo avuna. Bamwe muvuga ko abakozi b'Imana ari imburamukoro, noneho nawe uzumva ukuntu turimburamukoro. Nshuti yanjye, nujya mu yirindwi ukajya mu yitatu ugasenga isaha urwana n'igini ryaguciye amazi, deni uzahindukiraho agaciro. Uyu murimo dukora uravuna. Iyo ni message, ubwo ni ubutumwa. Ikindi cya kane, amariba menshi agiye gukama, amasoko agiye gukama. Abantu bagiye gukakara,
mu buryo bw'ibiryo by'Imana, mu buryo bwo kugaburirwa. Kuko Imana yarambwiye ngo abatetsi bo mu buryo bw'umwuka ni bake. Ngo n'abandi benshi ngo bari guteka ibiryo byo mu buryo bw'umwuka, ngo ariko byanduye, bakavangamo ibyanduye, bakavangamo imyanda. Bityo rero abatetsi bo mu buryo bw'umwuka ni bake. Reka tugaruke tudacanga abatari Abaheburayo. Ubwo navuganaga n'Abaheburayo. Dawidi yaravuze ngo nikundira kwibera mu bikari by'Uwiteka, ngo kandi yahirwa baba mu bikari bye, ngo kuko bamushima ubudasiba. Ubundi ibiryo byose bigera muri salo, ku meza kuri salamanje, byabanje gutekerwa mu gikari, ahantu abantu bose batagera. Dawidi rero kuvuga ngo yikundira mu bikari by'Uwiteka, yaravuze ngo nkunda ahantu Imana ikorera ibyayo, nkunda kwibera ahantu, hahirwa umuntu wibera ahantu Imana ivugira. Rero abo babaho Imana ivugira bazana ibivuye ku mutima w'Imana, ni abakozi b'Imana. Abo bahetsi rero bibitekwa by'Uwiteka ngo ni bake, ngo kuko akanya ko kwihererana n'Imana kuri abo bakozi ngo kabaye gake cyane, kubera ko bamwe bari gushaka ubuzima kuko bamwe mutabitayeho. Imana idutabare inshuti zanjye. Kuri riratashye ministeri iryo, kandi ni itorero tuba tuvuga, wowe wakanze aho ngaho. Ese iyo abana bawe bagiye ku ishuri, abana bo kugaburira ibyo kurya by'umwuka, nibura nabo umenya ko bagiyeyo? Ese nshuti yanjye, iyo ukwezi kurangiye ukishyura ubukode, ugashira esanse mu modoka yawe, ese ujya utekereza ukugaburira ibyo kurya by'umwuka, ugaburira ubugingo bwawe, ko nawe afite akazi gakomeye ko kugaburira ubugingo bwawe, ukamenya niba nawe hari uko ahagaze? Umuhanuzi w'Imana ngo ari guhunga, ngo yaragiye ngagera ku mupfakazi ngo wari usigaranye agafu gake, ngo asigaje kuvuga we n'umwana we, ngo ubundi bakipfira. Ariko kuko uyu muhanuzi agendana ubuzima no guhesha umugisha, ngo abwira uwo mukecuru ngo kavuge, ukame nkarye, hanyuma untoranyirize ibintu byo gushyiramo ifu. Umukecuru agira ngo umuhanuzi yasaze, ariko washize akanya ngo ibigega by'uwo mupfakazi biwuzuzwa. Reka nkubwire, Bibiliya iravuga ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Bano mwivovota ko hari icyo mwakoze, ntabwo mukwiriye kwivovota, ahubwo mukwiye kubwira Yesu ngo Yesu, nakoze icyo nagombaga gukora, none ndagusabye uyu mugisha n'uyu murimo nakoze, iyi mirimo nzayihembege mu bwami bwawe. Nicyo dukeneye. Naho ibyo kuba uwo wagiriye neza yaraguhindutse, ibyo ni ibisanzwe mu buzima. Ugirirwa neza n'uwo yayigiriye abagira Imana. Iyo ni message ya kane. Message ya gatanu ari nayo tugiye gusorezaho, ni message nayo yihumure nziza. Umuntu wese ufite umuntu wari uri muri koma, iyi message irakureba.
nabonye abantu bari muri koma ari benshi mu bihugu bitandukanye. Numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo hari abantu bamaze igihe muri koma, ngo imiryango y'abo bantu iribaza niba bo bazagaruka mu buzima. Ngiye kubona mbona Imana ikoze ibikomeye, ikiganza cy'Imana kikajya gikora kuri buri muntu wese, nkabona arabyutse. Sinzi uwo ntumweho mu baryamye ku bitanda bose, ariko hari abantu Imana ibyukije byihuse. Hari abo yari iri kwereka iby'iyindi si abantu batareba, bagiye guhagurutswa n'Imana baze bakorera Imana. Mugiye kumva abantu batanga ubuhamya ko bavuye muri komwe bafite ibintu beretswe bikomeye kandi badafite gutinya mu bihugu bitandukanye. Iyo ni message ikureba, ni ubutumwa bukureba. Imana iragusubije. Imana ihaye umuntu umwuka, imukuye kuri bombone. Yesu aguha umugisha, Yesu abane nawe. Ndagushimiye ko wakanze subscribe, ndagushimiye ko ujya ukora share, ndagushimiye ko musabiye umugisha kuko ujya utanga comment yawe y'uruhande uhagazemo. Ndagushimiye ko udusengera kugira ngo ubutumwa bwiza bubashe kwamamara ndetse n'ibiri ku mutima w'Imana bigere kubera bose. Ndagushimiye ko ujya ukanda like kugira ngo utwemerere ko turi kumwe nawe. Byose bidukora ku mutima. Imana izi kwitura ibyiza, ikwitura ibyiza. Ibindi ni kuri iyo nimero iri aho ngaho iherwa n'885. Imana iguha umugisha. Umutima wacu urafunguye, ni mugari, tufite kukwakira, tukagusengera, tukakugira inama. Yesu akugirire neza. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, hariho imyuka myinshi iri kurwanya itorero n'abera, ariko kandi kuko itorero riri mu ibanga, turasenze ngo uduhe imbaraga zingana n'iki gihe. Turi kugukorera buheruka, turi kugukorera kuko igihe kiri bugufi ugatwara itorero. Duhe imbaraga. Turacyaha umwuka wose urwanya ubwoko bw'Imana. Tuvunaguye imbaraga z'abagome n'abagambanyi. Tuburijemo akagambane kose mu izina rya Yesu. Udutabarisha ukuboko kwawe kwiza jye n'aba bantu badukurikiranye. Mu izina rya Yesu, umwuka w'Imana nabe kuri wowe udukurikiranye. Imbaraga z'umusaraba zihundagare kuri aba bantu. Amaraso yawe Yesu umuntu wese wari kugutakambira ngo yezwe nawe. Tubisabye twizeye kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Shalom. Imana ibahe umugisha.